twongeye kubaha ikaze. Inzoka ya amibe ifite amoko menshi kandi ikaba ishobora gutuma ingingo nyinshi z'umubiri zikora nabi umurimo zishinzwe. Reka dusubire ku moko yazo. Ubwoko bwa mbere ni Entamoeba coli. Iyi yibera mu iherezo ry'amara manini ahashinzwe kubika imyanda igomba kwitumwa, igaca umugongo kandi igatuma umuntu ababara mu kiziba cy'inda. Ubwoko bwa kabiri bwa amibe ni Entamoeba hysterica. Niyo amibe itera guhitwa amaraso. Ubwoko bwa gatatu ni Dientamoeba. Ituma umuntu atumba kandi akaribwa mu nda, akumva afite imivurungano mu nda. Iyo nzoka itungwa no kugabanya ubutare mu muntu, amaraso y'uyirwaye agahora ari make. None se ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye amibe? Kuribwa mu nda bitunguranye, intege nke z'ikirenga, konda cyane kandi urya ibifitiye umubiri akamaro, kwituma ururenda rurimo amaraso ruvanzemo imyanda yitwa debris, kuribwa cyane mu mara manini, gushaka kwituma ntibishoboke, gukubirwa ukituma icyuka gusa, umuriro muke no guhora wigondoye. Kwishimagura amatako akavuvuka, intege nke mu ntekerezo. Amibe ishobora gukomeretsa umura ukituma amaraso atavanze. Icyitonderwa, amibe ishobora kujyanwa n'amaraso ikagera mu zindi ngingo zinyuranye z'umubiri nk'umwijima, ibihaha, impyiko ndetse n'ubwonko. Amibe ishobora gutera ibibyimba byo mu mwijima, mu bihaha, mu mpyiko, mu ruhago, mu mara. Igicuri kitumva imiti rubaga impande iryanira mu itako. Tumenye ko ububyimba bw'umwijima bukunze kugaragara cyane kandi iyo utivuje vuba bushobora kuguhitana. Ibindi bimenyetso ni ukujya ugira umuriro mwinshi, guhinda umushyitsi, ugakomanganya amenyo, amaraso aragabanuka ariko akihuta, kwihagarika kenshi muri uwo mwanya no kugaragaza umubabaro. None se ubundi amibe iterwa n'iki? Amibe iterwa no kunywa amazi adatunganije neza, amazi atabanje gutekwa ngo abiri. Icya kabiri gitera inzoka ya amibe ni ukurya ibyo kurya bitatetswe neza ngo bishye, by'umwihariko ibikomoka ku matungo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyo ngibyo nabyo ubwabyo twagakwiye kubireka, kubera ko n'ubundi birimo ingaruka nyinshi zo kwangiza abantu. Icya gatatu ni ukurya imboga n'imbuto ariko bitogejwe neza ku rugero rwiza, kubera ko hashobora kujyaho udusimba dufite umwanda kandi twavuye nko mu misarane ndetse n'ahandi, bikaba byatuma twasigaho imbuto za amibe. Ibyo bikaba byatuma umuntu yandura amibe. Ikindi ni ukugenda wambaye ibirenge ahantu hari ubutaka bwanduye, ukajya nko mu bwiherero ufite wambaye ibirenge nta nkweto wambaye. Ibi ubwabyo bishobora kukubera inkururizi yo kurwara amibe. Kudakaraba intoki neza mbere yo kurya cyangwa nyuma yo kuva mu bwiherero, ibi ubwabyo nabyo bishobora gutuma wandura amibe, kubera ko mu gihe ugiye mu bwiherero ushobora gufata ku gikuta kandi cyakozweho n'abandi benshi, ibyo bikaba byaba intandaro yo kurwara inzoka ya amibe. Rero tugomba kwirinda ibi bintu. Ikindi ni ukwirinda gufumbiza amazirantoki, kubera ko amibe ifite ubushobozi, amagi ya amibe afite ubushobozi bwo kumara amezi 6 yose kandi ari muri wesi. Ibyo bikaba byatuma umuntu ukoresheje uwo musarane bishobora kuba byamugiraho ingaruka, bikaba byanyura muri ya myaka yahingishijwe bya byo kurya. Uko rero tugomba kwirinda inzoka ya amibe. Isuku y'intoki, bize ngo ni ngombwa kugira ngo twite ku isuku mu gihe tugiye kurya ndetse n'igihe tuvuye kuri wese. Icya kabiri ni ukunywa amazi meza, gukoresha amazi meza yatetswe akabira.
ibi bizadufasha kuba twakirinda iyi ndwara ya amibe. Ikindi ni ukurya ibyo kurya biteguye neza, bivuze ngo tugomba gutekesha amazi neza twizeye, ibyombo bikozwa neza, niba bishoboka bikaba byanakogeshwa amazi ashyushye kugira ngo bibashe kugirira umubiri akamaro mu buryo bwo kwirinda indwara ya amibe. Ndetse dushobora no kwanika amasahane ku izuba kugira ngo bibashe kutugirira akamaro, imbuto z'indwara ya amibe zibe zapfa. Ikindi ni ugukunda kwambara inkweto mu gihe tugiye ahantu nk'aho habi tudafitiye icyizere ko hashobora ko ari hazima, ahubwo ko hashobora kutwangiza. Ikindi ku bantu bafite abana ni ukujya bibuka udukinisho babaha, bakamenya isuku yatwo kugira ngo batibeshya bagashyira mu kanwa, ibyo bikaba byababera intandaro yo kurwara inzoka ya amibe. Rero nk'uko twabibabwiye, hari imiti igera muri 3 tugiye kubasangiza ishobora kubafasha mu kuvura inzoka ya amibe. Iyi miti iroroshye cyane, buri wese aho yaba ari hose ashobora kuyibona. Umuti wa mbere rero ni ugufata ikirahuri kimwe cy'amazi ukavangamo igice cy'ikiko cy'ifu y'ibumba irayi y'icyatsi kibisi, maze ugacagaguriramo agaheke kamwe ka tungurusumu, ukabikora 3 ku munsi. Noneho ibyo ukabikora iminsi 7. Ibi ngibi bizagufasha kuba wavura indwara ya amibe. Iyi ni indwara ivurwa igakira. Ibyo ukajya ukanywa ikirahuri 3 ku munsi, cyangwa ni ibirahuri 3 mu gitondo, saa sita no kumugoroba. Iminsi 7 uzaba wivuye inzoka ya amibe. Icyitonderwa aha ngaha ni uko ibumba kugira ngo urinwe riba rimaze amasaha 6. Bivuze iki? Bivuze ko tugomba kurinywa amazi yacuze. Itepfu kandi ikindi tugomba kuzirikana ni uko ririya tepfu ryo hasi ntabwo rinyobwa, ahubwo umuntu arongoza y'amazi yo hejuru byo akarireka. Iyo urinyoye riragenda rikabatama mu nda, bikaba byagutera ikindi kibazo. Umuti wa kabiri nawo nshaka kubasangiza nuri mu gitabo cyitwa Indwara n'ibimera bizivura, volume ya mbere, kuri page 156, icyatsi cyitwa umuyoka. Muri kukibona ku mafoto. Umuyoka rero nawe ukaba waragaragajwe nk'icyatsi Imana yashyizemo ubushobozi bwo kuba cyavura iyi ndwara, by'umwihariko kivura indwara inzoka zo mu mara ndetse na amibe. Baratubwiye ngo ni ugufata amababi yayo ukayumisha, ugafata ibiyiko 3 by'ifu y'amababi tukabibiza muri litiro 1 y'amazi. Baravuga ngo unywe ikirahuri kimwe mu gitondo, ikindi ku manywa, ikindi nimugoroba. Ubikore iminsi 7 ubanje kurya ikintu cyangwa se umaze kunywa ikintu gifite isukari y'umwimerere. Baduha urugero nk'umuneke, ibisheke ndetse n'ibindi nk'ubuki bishobora kuba bifite isukari. Iminsi 7 gusa gukoresha iki cyatsi cyitwa umuyoka nabyo byadufasha kuba inzoka ya amibe twatandukanye nayo. Umuti wa gatatu ngiye kubasangiza ni karoti. Karoti kuzirya mu gitondo utaragira ikintu, ufata karoti 2 nziza ukazifata mu gitondo utaranywa n'amazi, cyajya ukazirya hashira iminota 30 ukanywa amazi. Ibi bintu kubikora iminsi iri hejuru y'ibyumweru 2 hafi ukwezi, ibi nabyo bishobora kukurinda gukiza indwara inzoka zo mu mara ndetse na amibe, bikaba byabura imbaraga. Ikindi kandi tugomba kumenya ko iyi nzoka nk'uko twabibonye igira ubushobozi bwinshi ku buryo ishobora gusandaza ubwonko bw'umuntu, hanyuma umuntu mu gihe yinjijwe yageze mu bwonko
yakugiraho ingaruka nyinshi cyane. Bivuze ngo byitondere, umenye, uzirikane ko ari byiza. Ubundi byaba byiza buri mezi nk'atatu tugiye dufata umuti wa amibe kugira ngo twikingire cyangwa se twivure izi nzoka, kubera ko aba ari byiza kugira ngo tubizirikane. Tubashimiye rero kuba mwabanye natwe muri ibi biganiro. Fata isegonda rimwe ukande like, wibuke gusangiza abandi iyi video, kandi wibuke kwiyandikisha kuri uyu murongo kugira ngo ibiganiro byose ducishaho, yaba iby'ubuzima, ubuhanuzi ndetse n'ubutumwa bwiza, byose bibashe kukugeraho. Ngushimiye kuba wabanye natwe mu izina rya Yesu.